Inezaya wimerekeze kundunduro iri nisengesho mumene y'umutima ico nsaba tugumane niba ngugiriye umugisha ibashakukora ibiruta cyane ibyo twibwira inyanja zisumba tureba ibicu bikahinda tubyumva inyanja zisumba tureba ibicu bikahinda tubyumva ibyo byerekana kwidukunda ibyo byerekana kwidukunda inzira z'Imana n'ibihumbi kugira ngo itugirire neza inzira z'Imana n'ibihumbi kugira ngo itugirire neza imigambi ihora ari myiza imigambi ihora ari myiza imigambi ihora ari myiza imigambi ihora ari myiza inzira z'Imana n'ibihumbi bazarabagirana iteka ryose bazambikwa amakamba y'inyenyeri bazarabagirana iteka ryose bazambikwa amakamba y'inyenyeri bazarabagirana iteka ryose bazambikwa uraza gutanga raporo murakoze bayaguma kumwe ntabwo ataje n'iki cyabujije ugaharanira kumenya haleluya reka dusenge Imana Mana ishobora byose kuko imbabazi zawe nyinshi wishyuye n'uba nawe mu muryango we n'umuke kugira ngo ubarokore baticwa n'amazi mwuzure kandi nyagasani ni wowe ubwawe washoboye ubwoko bwa Isirayeli bava muri Egiputa ubacisha mu nyanja itukura ubakirizamo ingabo za Farawo zari zibakurikiranye none turakwinginga kuko imbabazi zawe zitagira urugero wakire abantu bawe ubereshe amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo kugira ngo baze mu butware bwa Satani binjizwe mu itorero ryawe kubw'uyu mubatizo nibabere inkuge n'ubuhungiro bw'ibyaha n'urupfu ubwo nibwo bazabasha guca mu biruhanya by'iyi si banesheje kandi bafite ibyiringiro byo kuzajya mu bwami
tubisabye mu izina ry'Imana Data wa twese iby'Umwana n'Umwuka. Ariko reka turanga bahageze sibyo nabo tubare mu kwezi kw'icumi itariki ya mbere z'ukwezi kw'icumi tuzatangira gushyiraho gahunda aho buri muntu wese azatumurikira abo yishimiye abaza n'abategurije rwose ubu si mu kwezi kwa gatanu 2024 buri wese azatwereka abo yafashe ku bitugu abo yahagarariye hanze n'ubundi tuzabara n'umutima Mukawe wera ni utunyora Usagezi waje kwijura Nigitangaza Nigitangaza Gose ushimiye kuba umurimo mwiza waduhaye izina ryawe rihabwa icyubahiro. Aya mazi tugiye gukoresha tubatiza uyeze uyaha umugisha natwe ubwacu tugiye kuyakoresha utunganye ubugingo bwacu utweze kandi tuboneze tubikore tunezerewe twuzuye umwuka wawe wera kugira ngo igihe nikigera uzadushime uzaduhembe mu bwami bwawe. Abagiye kubatizwa bose turabasengeye ubagirire neza uzuze umwuka wawe wera ubarebe neza ubahe gutera intambwe bahinduke bashya bakora ibyo ushaka n'ibyo ushima mu izina ry'Imana Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera amen. Mukomeze kuririmba. Norbert ndakubatiza mu izina ry'Imana Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera amen. Mana Imana ikomeze kwizera. Ndakubatiza mu izina ry'Imana Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera amen. Mana y'Umwana Yesu Hallelujah, nigitangaza, nigitangaza, ukora wagakiza, nigitangaza, yende munyabyaha wagaki, nigitangaza, nigitangaza, ukora wagakiza, yo nigitangaza, umagana menshi yadoranije Mungu Kristu saburi nishimu mutima umagana menshi y'abanyabyaha yadoranije Mungu
mukabahindura abo bantu bagahinduka bamara
muri ariko umubatizo ni uguhinduka ni ikimenyetso cy'ibikora inyuma gihageze abantu bahindutse si uguhinduka gusa ahubwo ni uguhindukira ugahinduka ku mubiri ariko ugahinduka no kuri roho mu mitekerereze ugahinduka mu mivugire ugahinduka mu mibanire ugahinduka mu mikorere ugahinduka ukaba mushya ijambo ry'Imana riratubwira ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba abaye ibyaremwe ibyakera byose biba bikuweho ugatangira urugendo rushya. Haleluya. Icyo gituma iyo aribo twahereye abasizi bagenda kiswa bazamugezwa bati wakijwe ryari twakijwe k'ubuntu kuko twizeye ibyo ntibyavuye kuri twe ariko agakiza n'impano y'Imana. Tujye tuzirikana gutoranywa kwayo, tujye tuzirikana ubutore bwayo. Iyo tugiye kubatizwa ntabwo ari ukuvuga ko n'abandi bambana nanjye ngo nagiye mu mazi menshi cyangwa n'abatujwe muri make. Ubwinshi cyangwa ubuke bw'amazi si wo mubatizo. Umubatizo ni uguhinduka, ni ukwihana, ni ukwiyeza, ni ukwivugurura. Haleluya. Ni ukwivugurura rwose ugahinduka mushya. Waba ufite icyerekezo ugahita uhindukira kandi akungu ugabwira abagiye kubatizwa bya bigare mwagenderagamo mukabitera ubwoba mukabisezera mubaye intore mubaye inyangamugayo mubaye abashimwa mubaye ubwoko bw'Imana ishyanga ryera ab'Imana yirondeye kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye mugiye kuba bashya. Mwari musanga mu itorero abenshi n'abantu muri itorero bafite n'ababyeyi hano barabareba ariko muzashyiraho ikimenyetso mutarabatizwa mwari abakristo mwateranaga ariko mwari mutaramamaza. Mugiye kumamaza rero muhindukire muhindure mwiyemeze amasezerano mugiye kugira aba ari amasezerano avuye ku niba y'umutima. N'ubundi ntitubabaza ibyo mudashobora ubona atazabishobora arasubira mu ntebe ye y'ikirorero rwose tuzamuza guterana ariko ibyo tubifuriza ni uko mwasezerana by'ukuri. Haleluya. Mugafata ingamba zo gukurikira Yesu. Amazi akaba ikimenyetso y'uko mwahindutse mwifatanyije no kuva no gusuka n'umwami wacu Yesu Kristo. Iri jambo rero iki kivugo twasomye ni ijambo Yesu yavuze amaze kuzuka. Haleluya. Aravuga ati noneho ntabwo ni wawe umusaza ntabwo ni Yesu wawe mwagendanira ariko nahawe ubutware. Amaze kunesha urupfu, amaze kunesha Satani, amaze kwambura Satani imfunguzo, yahawe ubushobozi, yahawe ububasha, yahawe izindi mbaraga azihabwa mu ijuru azihabwa no mu isi. Kubw'izo mbaraga kubw'ubwo bubasha kubw'ubwo bushobozi nibwo yashingiyeho atuma bigisha ati nimugende muhindure abantu bo mu mahanga yose. Amahanga kuba hano ntabwo ari muri Amerika, ntabwo ari muri Australia, ntabwo ari muri Europe, ntabwo ari mu Burayi, ntabwo ari muri Aziya, ntabwo ari i Kamerune cyangwa i Burundi cyangwa i Goma. Oya, amahanga kuba hano mubatize. Bariya batizera bagukikije, bariya batizera mu bana, bariya batizera mukorana, bariya batizera bari muri kati yawe, abo ni abanyamahanga. Bwira mugenzi wawe Yesu arakutuma. Yesu arakutuma kuri abo bantu batarabatuma, bariya bataramwakira, mugende babwire ko Yesu agira neza. Haleluya. Haleluya. Abigishwa rero 11 Yuda yari amaze kubavamo, Matiyasi ataramusimbura niko Yesu yavuze ijambo. Yabibwiye abantu 11 ngo nimujye mu mahanga yose mwigisha abantu mubahindure. Mubigishe kwitondera ibyo ndababwiye. Abigishwa ntabwo bigeze bahakana ko batazabikora. Bazamugezwa bati ese barabikoze cyangwa byabananiye. Byabatize barabikoze.
Yes,
Thank you.